wari ugiye kurasa Kapiteni Ibrahim Traoré ari gusinya amasezerano y'ubumwe bwa Afurika yahise yicwa. Uyu mugabo yagejeje gukora ibishoboka byose kugira ngo yice perezida w'igihugu cya Burkina Faso. Ubundi hamaze igihe kinini bivuga neza ko Kapiteni Ibrahim Traoré yifuza ubumwe bwa Afurika. Ni amagambo akunda kuririmbwa n'abanyapolitiki bagiye batandukanye bo ku mugabane wa Afurika ndetse no hanze y'umugabane, bavuga bati Afrika ni umugabane w'abanyafurika, Afrika igomba gutera imbere uko byagenda ko ariko kose. Mu gihe kidasanzwe Kapiteni Ibrahim Traoré akomeje kwerekana yuko Afrika ari umugabane w'abanyafurika koko, kandi ari umugabane ugomba guheza ishema abanyafurika uko byagenda ko ariko kose. Mu gitondo cy'uyu munsi nibwo wifuzaga kwica Kapiteni Ibrahim Traoré bitunganye cyane no yahise yishwa. Byagenze gute? Ni mu mugwa mukuru w'igihugu cya Burkina Faso muri Ouagadougou. Nibwo Kapiteni Ibrahim Traoré nundi ari kuzamura ibendera rya Afurika avuga ko nta muntu n'umwe uzongera gufata Afurika ngo ahinde umugabane udasanzwe. Uyu mugabo rero bitunganye cyane ubwo yavugaga amagambo akomeye cyane ameze gutya, hari abari biteguye kumwica. Ubwo yasinyaga amasezerano n'ibindi bihugu byo ku mugabane wa Afurika, urugero nk'igihugu cya Niger, Mali, igihugu cya Namibia. Hari umusirikare ukomeye cyane w'umusinayipa wari witeguye kwica Kapiteni Ibrahim Traoré. Uyu musirikare ni umusirikare mu gihugu cya Burkina Faso, bivuga neza ko yishyuye amadolari menshi kugira ngo akure burundu Kapiteni Ibrahim Traoré. Dore operation yose uko yagenze kugira ngo bakure Kapiteni Ibrahim Traoré ku butegetsi, birasa neza ko agomba kuzakoresha abantu be ba hafi, abasirikare bakorana umunsi ku munsi n'abandi bantu batandukanye, gusa noneho bagira kuri Kapiteni Ibrahim Traoré. Ibyo ndabinashidikanya ko byumvishije neza. Kugira ngo Ibrahim Traoré ave ku butegetsi birasaba ko bazakoresha abasirikare be ba hafi, abantu babana nabo, abantu yirirwana nabo, abantu biteguye kumwica umunsi ku munsi. Ni ukuvuga ko uyu mugabo kumwica uturutse kure ntibizakunda. Amafaranga menshi ya kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Faransa, mu Bwongereza kugira ngo bakure Kapiteni Ibrahim Traoré ku butegetsi. Umugabo amaze kwa nk'iserere mu mitwe y'abanyamerika, akabisere mu mitwe y'abafaransa, biteguye gutanga amafaranga menshi kugira ngo bamukure ku butegetsi. Ubu none we bari biteguye neza ko kuri uyu munsi igihugu cya Burkina Faso kiri kurira, Afrika yose iri kurira bitewe n'uko yari bugiye kubitakaje intwari ya Afrika. Ariko se ni gute ubundi operation yakozwe? Ni gute risasu yari rigiye kujya neza ku rutugu rwa Kapiteni Ibrahim Traoré bikarangira riciye ku ruhande? Ese umusinayipa niwe warashe nabi cyangwa umusinayipa n'ubundi nawe yari yabipanze n'abanyapolitiki bo mu gihugu cya Burkina Faso? Gusa nanone ibingiye kubyumvisha byakugura cyane bitewe n'uko uyu musinayipa ngo yahise yicwa. Ika uyu munsi tubane tube byinshi ku byaranze operation yo kwica Kapiteni Ibrahim Traoré na operation yo kumutabara uko byagenze, impamvu nyamukuru yatumye umugabo aticwa kandi bari biteguye kumwica bari bamuri hafi. Ni impamvu nyamukuru yatumye uyu sniper bahita bamwica ku kanya. Nyuma y'igihe gito ya gusa abageza kwica Kapiteni Ibrahim Traoré bahabwa imbabazi bagafungwa. Gusa kugeza amagingo angahe abashinzwe umutekano wa Kapiteni Ibrahim Traoré bapanuye, barifuza kuba bakica buri umwe wese yifuje kujyana nawe perezida w'igihugu cya Burkina Faso, perezida w'indamatwara ku mugabane wa Afurika, perezida udasanzwe ku mugabane wa Afurika. Ndabinashidikanya ko ibingibi umaze kubyumva. Ni mu gisi yose ikomeje kurebera ikintu cyabaye kuri Kapiteni Ibrahim Traoré kimeze nk'icyabaye kuri Perezida Donald Trump ubwo yagezaga kwiyamamaza. Mu minsi yashize nibwo Perezida Donald Trump ubwo yageza kwiyamamaza ngo abe perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe ubwo yari ari kwiyamamaza isasu ryamuciye ku gutwi. Ibi byaje gutuma abantu benshi bakunze gutekereza ko Perezida Donald Trump ari guhirwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe ndetse n'abatifuza ko ajya ku butegetsi. Uko nguko byagenze niko byagenze kuri Kapiteni Ibrahim Traoré. Mu gitondo cy'uyu munsi nubwo benshi batekereza ko amasezerano akomeye cyane agiye gusinywa hagati y'igihugu cya Namibia ndetse n'igihugu cya Burkina Faso, tutibagiye igihugu cya Niger ndetse n'igihugu cya Mali, ngaka amasezerano agiye guhindura burundu umugabane wa Afurika. Aya masezerano nubwo buri muntu wese yari yayiteguye nk'uko bisanzwe, turabizi neza ko Ibrahim Traoré ari umuperezida ushaka ko Afurika igomeza kuba munsi y'ubukoloni bw'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Urugero rw'ibyo bihugu ni Ubufaransa, Ubwongereza ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo akunda kuvuga ko Afurika ari umugabane ugomba kwigenga kandi ari umugabane ushobora gutera imbere mu buryo budasanzwe. Uyu mugabo kandi akomeje kuvuga ko uko byagenda ko ariko kose igihugu cya Burkina Faso ari igihugu kidasanzwe kigiye kugira iterambere ridasanzwe rizatuma rino terambere rikomeza kuzamuka umunsi ku munsi ko bwije no ko bukeye. Ni nyuma y'uko kino gihugu ari kimwe mu bihugu biri kuvugwa hirya no hino ku isi nk'igihugu cy'igihangange kandi nk'igihugu kidasanzwe ku mugabane wa Afurika. Kapiteni Ibrahim Traoré akomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo Afurika ihinduke umugabane mwiza. Ibi kubyumvisha byagorana. Ngayunguko rero mu gitondo cy'uyu munsi ubwo yagiye gusinyana amasezerano adasanzwe na perezida w'igihugu cya Namibia, nibwo uyu mugabo abashakaga kumwica babigerageje ndetse mu kubigerageza bendaga kubigeraho. Gusa operation yatangiye nyuma ho gatoya, nyuma y'iminsi 2 nibwo uyu musirikare udasanzwe mu gihugu cya Burkina Faso yaha amadolari menshi kugira ngo azice Kapiteni Ibrahim Traoré.
uyu musirikare akaba yarahawe amafaranga menshi n'abafaransa ndetse agabwa n'amafaranga menshi n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Captain Ibrahim Traoré bari mu gihugu cya Burkina Faso bamuhiza amategeko n'amabwiriza agomba kuzagenderaho kugira ngo akunde kuri Captain Ibrahim Traoré ku butegetsi. Bayanavuga nuko ko mu mpapuro zasatswe ngo ari andi mafaranga yari asigaye yaremerewe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo azakore Captain Ibrahim Traoré ku butegetsi. Uyu bari baramubwiye ati namara gusinyira amasezerano y'ubumwe bwa Afurika hagati y'igihugu cye ndetse n'igihugu cya Namibia uhita uterura isasu umurasi. Ibi kubyumvisha byagorana cyane gusa nicyo kintu bari babwiye umusirikare. Bari bamubwiye ati buri kimwe cyose kiri buze gukorwa cyaza kugenda neza, ariko nanone ugerageza ukora ibishoboka byose kugira ngo mu gihugu cye haze kwama ikibazo gikomeye cyane. Niko byagenze mu gitondo cy'uyu munsi nibwo Captain Ibrahim Traoré ubwo yari yicaye hejuru isi yose irebera abanyaburkina Faso bose bari kureba atangiye kuvuga imbwirwaruhame ikomeye cyane igira ati turi abanyafurika tugomba guharanira ubumwe bwa Afurika kandi tugomba kubaka Afurika nziza, Afurika idafite amacakubiri, Afurika nk'umugabane mwiza kandi umugambi udasanzwe. Afurika ni y'abanyafurika, nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kuza ngo ahindure Afurika iye kuko Afurika ni y'abanyafurika. Aya magambo yose ubwayo yavugaga niko witeguye kumwica no yari yiteguye. Yakomeje aragira ati dushimiye cyane igihugu nka Namibia, igihugu nka Mali, igihugu nka Niger kiteguye kubana natwe muri urugendo rwo kunga Afurika, muri urugendo rwo kubaka Afurika y'abanyafurika, muri urugendo rwo kugaragaza ko Afurika ari umugabane ugomba gutera imbere mu gihe kidasanzwe. Dushimiye buri muntu wese witeguye kuvuga ko Afurika ari y'abanyafurika, kandi turabwira buri muntu wese ko n'ubundi uyu mugabane wa Afurika nta wundi muntu uzigera utura usibye abanyafurika bose muri rusange. Kuba tabyumva neza tugira ngo tubitse ko igihugu cya Burkina Faso ari y'abanyaburkina Faso kandi ko ubumwe bwa Afurika cyangwa African Union aricyo kintu cyonyine duraje inshinga no gukora. Yakomeje kuvuga ati ibihugu by'amahanga cyane cyane nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Abafaransa n'Abongereza bakomeje gutanga impamvu zarizo zose zishobora kuba zatuma dusubira inyuma. Bakomeje kutwereka ko batari mu buzima bwacu butakomeza. Bakomeje kutwereka ko kandi ubuzima bwabo ari nk'ubuzima bwacu. Gusa nanone tujya tubabwire ko Afurika ari y'abanyafurika. Afurika ntabwo ari undi muntu wari we wese, ahubwo umugabane ni umugabane w'abanyafurika bifuza gutera imbere, ni umugabane w'abanyafurika bifuza ko Afurika igomba gutera imbere uko bwije n'uko bukeye. Ni umugabane ushobora kuba wagira ku iterambere ridasanzwe mu gihe abanyamugabane bashyize hamwe. Ni umugabane kandi uzatuma buri muntu wese atekereza ko iterambere ryawo rigomba gukunda. Afurika si umugabane uri aho ngaho usanzwe, ni umugabane ushobora kwereka ko buri kimwe cyose kizakunda. Uyu yakomeje kugira ati benshi bakomeje kuvuga ko uyu mugabane wacu nta terambere na rimwe uzageraho, abandi bakomeje kuvuga ko ngo politike yacu ari iy'igitugu. Kenshi bakunda kumbwira ko politike yanjye ngo ari iy'igitugu kuko nafashe ngo abantu bose nkabagira abanyagitugu kugira ngo nkunde nyobora kino gihugu. Gusa ibyo si ukuri. Twifuza ko abanyafurika bafite ireme kandi abanyafurika bakomeye cyane, abanyafurika bazi ibyo bari gukora kandi abanyafurika bashobora kuba batera imbere mu gihe kizaza. Turifuza kubaka Afurika y'ubumwe, turifuza kubaka Afurika kandi izatera imbere mu gihe abandi bose bari kubona ko bitazigira bikunda. Afurika yacu ni umugabane udasanzwe kandi umugabane uzakomeza kuzamuka umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye. Niwe mugabane wenyine ku isi uzadufasha gutera imbere. Afurika kandi ni umugabane ushobora kuzadufasha kuzamuka mu gihe kidasanzwe. Ndashidikanya ko nitumara kubaka Afurika nziza, Afurika ifite ubumwe, benshi muri mwebwe mwirirwa mutubwira ko ntacyo tuzageraho, muzaza muri kudusanga muri kutwibwisha ati twarabakundaga, mwari inshuti zacu, muri abantu b'ingirakamaro mu buzima bwacu, kandi mwirengagije n'uko ari mwebwe bantu ba mbere mura mutubwira ko nta na kimwe tuzageraho mu gihe tutabafite. Gusa ibyo si ukuri. Afurika ni umugabane mwiza wifuza gutera imbere kandi umugabane uzatera imbere uko byagenda ko ariko kose. Mwebwe mutabyumva neza ndi kugira ngo mbibumvishe, uyu mugabane uzatera imbere uko byagenda ko ariko kose. Uyu mugabane uzakora ishoboka byose kugira ngo utere imbere mu gihe kidasanzwe. Mbese mubyumve neza, uyu mugabane urifuza iterambere ridasanzwe kandi urifuza kuzamuka mu buryo budasanzwe. Kuri mwebwe rero mutekereza ko uyu mugabane wa Afurika ari umugabane uri aho ngaho, ndagiye mbabwira ko uyu mugabane amwe mu migabane ikomeye cyane ku isi, umugabane wifuza gutera imbere kandi umugabane uzakora bigakunda mu gihe isi yose iri kubirebera. Afurika ni umugabane udasanzwe ku isi yose muri rusange. Mbese mwubaha Afurika nk'uko mwubaha Abanyafurika. Uyu yageze kuri Donald Trump aragira ati bamwe mu baperezida badasanzwe ku mugabane wa Afurika, ibihangange, abaperezida badasanzwe bakomeje kwereka ko twebwe turi abagabo b'ibigwari, abagabo badafite iterambere mu mitwe yabo, abagabo batifuza guteza imbere umugabane wa Afurika. Gusa nawe twagira ngo tubabwire ko umugabane wacu ari umugabane w'Abanyafurika. Ntabwo turi bamwe mu bantu bazagurisha ubutaka bwacu kugira ngo tubagurishe. Ntabwo Afurika ikwiriye kugurishwa kugira ngo duhabwe amafaranga, inkunga n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Mbese mubyumve neza, mubishe mu matwi yanyu, ntituzajya tugurisha Afurika. Iyi mbwirwaruhame yose yagiye kurangira sinayipa yere ku isasu.
mukure kuri sasu hari wari uri muri ku ruhande uvuga neza ko yari yamubonye kuko ngo amashusho yose yafashwe na kamera z'abatasi bakomeye cyane mu gihugu cya Burkina Faso. Ngo aya mashusho akimara gufatwa ndetse maze kugaragaza neza ko wifuza kwica Captain Ibrahim Traoré, ngo yaravugwa neza ko rino sasu nubwo nta muntu n'umwe bwigeze ryangiritsa, gusa ugendaga kwica Captain Ibrahim Traoré, gusa ngo ni sasu ryamuguye ku rutugu, byasaga neza ko wifuza kumwica yari yabyiteguye neza. Uyu nawe yagize ati yego nibyo abantu bose bifuza kwica Captain Ibrahim Traoré. Ibi byaje gutuma abantu bakomeza kwibaza ese nibyo ko uyu muntu yifuzaga kwica Captain Ibrahim Traoré cyangwa ikindi kintu kidasanzwe kiri gutuma Captain Ibrahim Traoré akomeza kuba umuperezida uri guhigwa kurusha abandi bose ku mugabane wa Afurika. Abandi bati ni perezida w'impinduramatwara ku mugabane wa Afurika, abandi bati ni perezida udasanzwe ku mugabane wa Afurika, abandi bakomeje kuvuga bati ahubwo ni perezida w'icyubahiro, perezida wubaka umugabane wa Afurika mu migabane myiza, perezida ufasha kubaka Afurika mu buryo budasanzwe. Wari uri ku ruhande rwa Captain Ibrahim Traoré, umwe mu barinzi be ba hafi akimara kubona ko umusinayipa yiteguye kwica Captain Ibrahim Traoré nawe yamurashe. Gusa mbere yuko ibi byose bigenda wakweza ngo byagenze gute, uyu musinayipa mu gihugu cya Burkina Faso ndetse navuga ko ari umusirikare mu gihugu cya Burkina Faso yagize gutya isazura abandi ajya hejuru. Uwo bahuye bwa mbere yamubajije ati ugiye hehe, undi ati aho ngiye ntabwo bikurebe, icy'ingenzi nuko nyine turi mu kazi ko kurinda perezida w'igihugu cyacu kugira ngo asinye amasezerano neza kandi amasezerano aze ko ari amasezerano y'amahoro. Undi yese amubaza ati yego nibyo, icy'ingenzi nicyo ngicyo, gusa nanone turakibaza ugiye kuri kuzamuka hejuru, hari akazi ufite yari hejuru. Uyu musinayipa ati naba nkafite naba ntagafite nta na kimwe kibarebamo aho ngaho, njye niteguye ko tugiye kurinda perezida w'igihugu cyacu. Kumva uyu mugabo yari agiye kugambanira Captain Ibrahim Traoré. Nyuma yo kurasira isasu nirifate Captain Ibrahim Traoré uwo yahushije we bahise bamurasa. Ubu kugeza amagingo nganga biravuga neza ko uyu musinayipa mu gihugu cya Burkina Faso yishwe. Ngira isasu yaragiye kurasa Captain Ibrahim Traoré ngo ni isasu bari barashizemo uburarazi budasanzwe bwo gutuma Captain Ibrahim Traoré azabura ibitekerezo afite kugeza amagingo nganga, maze ngo atari bupfe wiririza kumuhoshraho gatoya byari butumye Captain Ibrahim Traoré azagwisha n'igihugu cye kandi yirwa ari kuvuga kamwe mu baperezida batagwisha igihugu cye. Mbese no kuvuga ko abafaransa bari biteguye kwica Captain Ibrahim Traoré mu buryo budasanzwe. Abandi bakomeje kuvuga ko igihugu cya Burkina Faso kandi ari igihugu kidasanzwe ku mugabane wa Afurika, ari igihugu gishobora kuzatuma Burkina Faso itera imbere mu buryo budasanzwe. Iki gihugu n'uyu mu perezida biri kuvuga neza ko uwifuzaga kumwica wari we wese biteguye kumwica. Nyuma y'ibikorwa byose abanyapolitiki bakomeye cyane mu gihugu cya Burkina Faso bari ku ruhande rwa Captain Ibrahim Traoré bavuze amagambo akomeye agira ati buri munsi bahora bahiga impamvu yatuma perezida w'igihugu cyacu apfa, buri munsi kandi bahora bahiga impamvu yatuma perezida w'igihugu cyacu ava mu buzima. Gusa twagira ngo tubabwire ko ibi ngibi bitazigera bikunda. Igihugu cya Burkina Faso ni igihugu gifite ubumwe, ubwigenge ndetse n'iterambere. Kwica perezida w'igihugu cyacu cyasa nk'ikintu gikomeye kandi kitazigera gikunda ku isi yose muri rusange. Namwe isoko tubana mu buzima bwiza, mu buzima bwo gutera imbere kandi mu buzima budasanzwe, mwirinde mutazigera mwica perezida w'igihugu cyacu, kuko perezida w'igihugu cyacu ni perezida mwiza, perezida dukunda, perezida ufite iterambere ryacu kandi perezida ushoboye gukora buri kimwe cyose kugira ngo atange iterambere ryacu. Mbese mwebwe mutekereza ko kwica perezida w'igihugu cyacu bizakunda? Ibyo ni ibintu bidashoboka kandi ibintu bishobora kuzatuma igihugu cyacu kidatera imbere. Mwebwe mukomeza kugambana perezida w'igihugu cyacu. Aba bakomeje kubwira abasirikare badasanzwe mu gihugu cya Burkina Faso bababwira bati namwe muri mwebwe rimwe bifuza kugambana perezida Ibrahim Traoré, gusa uburinzi bwe burahambaye cyane. Ibyo byose ni ukugira ngo mukunde mugurisha umugabane wanyu. Yego nibyo, nta muntu waba adafite maneko, gusa nanone uburyo muri kunikamo ni uburyo bubi cyane ushobora kuzangiza umugabane wa Afurika n'igihugu cya Burkina Faso yose muri rusange. Mbese mugerageze ibyo mukora byose bya buri munsi mugiremo ubwenge, mubeho nk'abantu bafite ubwenge kandi bazi ibyo bari gukora neza, kuko bitari ibyo iterambere rya Burkina Faso muri kurishyira hasi se n'iterambere ryanyu. Umwe mu nyapolitike cyane yagize ati Burkina Faso ni igihugu gikomeye cyane mu bwirinzi kandi igihugu cy'abwirinzi budasanzwe. Tubabajwe cyane na bamwe mu basirikare mu gihugu cya Burkina Faso biteguye kwica perezida w'igihugu cyabo. Ese bizakunda? Ese mutekereza ko kwica perezida w'icyo gihugu ari ikintu kiri aho ngaho? Twagira ngo tubabwiye ko icyo kintu kitazigera gikunda. Uko byagenda ko ariko kose kino gihugu cya Burkina Faso ni igihugu gikeneye iterambere kandi igihugu kizubakwa mu buryo budasanzwe. Abifuza kwica perezida w'igihugu cya Burkina Faso nibasubira inyuma, kuko ibi ntibizigera bikunda. Ndabisubiramo ngo ibi ntibizigera bikunda. Burkina Faso ni igihugu gitegereza iterambere. Reka tuzana ubutaha aho uko bisanzwe nyitwa abanyamusore wa Deto Ingabire akirokanye mibwa Stef Bibris. Ese kuri ubona ko kwica Captain Ibrahim Traoré ari ikintu cyoroshye? Dore muri comment section. Ndabakunda cyane.
Igitabo TV Rwanda.